ako mwana reba iminota tumazangana nakana kutwakiza bakabaye mwabende mwese ubwo uzi ukuntu mura niruka mani reba none reba umuskera none uzi ukuntu mura niruka ako ntago uzimere ziri hari ahantu mani nta kibazo nanjye niyo mpamvu mwese none bareba amatero ryama none nasize hano ari icyondo umva bro ako mani byibura ushaka ikintu cyatuma tuva mu rugo turimo mani ubushomeri umeze nabi bitewe n'ukuntu nzi ubuzima bwa hari ahantu yenda ngiye nagize amahirwe shika igitendo aka kanya neme muri buri kimwe cyose uko turamaniga nemerewe kuba ndi kubafasha nyine muri iyi bisi cha urabona none ariko bazika twana gato tugasanga akamatara kacu barakiye no ibuka mani njye ndibuka tukiga segonderi hari ukuntu twajyaga dusimbuka mani umwe akarwana kuri mugenzi we biriya bintu narabikundaga dupange ariko rero mwabasore mwe reka twanga akantu mani katuvana muri igitekerezo pe yego nshuro ya mbere ibyo badufungiye ntabwo twabisubiramo ariko n'ubundi nta kundi twabigenza niba uracyari mapanzi nka mbere sefo ubwo ushobora kuba ugiye kumbwira noneho jewe urabizi ko ngewe cyanjye nari ndi ngenda shaka mupanga ikintu ahubwo murire mupanga ikintu kiragabura we nagaruremo akaraso mani uziva nyine ngeze fresh ndakubajije ngo uri tayari mwinjirize mu kazi ngewe gusimbuka ntabwo nigeze mbyibagiwe hari none hari diro mfite igiye kudoreza ikintu bitise cyane cyo nshaka ahubwo gira vuba ntabwo bayizi nizere ko maze iminsi uyigo neza batazadufata arego uyu mutipe yitwaza ngo twitwa twari abahanga kumurusha tumuhambera bwanyu none agashaka kutwohereza ahantu ukomeye ngo dufite bimeze ntaga ni ibintu bazajye umva ako mani iyo uvuye mu gihugu usize imana usanga ageze ni ibintu bisaba reba ndagasa ni ibintu bisaba ubwenge bwacu urumva twe birasaba ubwenge bwacu twateguye ari ubundi isene zizajya zitwizanira ahubwo se mbwira ikintu tunicaye aho turi turabore ikintu turabore bizima mutuze neza mbabwira kuko amasaha 3 tumazanga uzi ko nta gitezi kimari wavuze ahubwo kivuze nicyo kizima nicyo cyatanje kamabwira ukuntu turabura ariko natwe turasesengura kamabwira ukuntu diri meze urabona ukuntu nayo yize umushinga neza navuze ati ko ndi mapanzi mukamugira ibitekerezo bifitemo ubwenge bwinshi uwabihuza tugahuza imipango yanjye n'ubwenge mufite tukagira akantu dukuramo kameze gute sasa niko ngiye kubabwira urabona hari ukuntu kunywa amata rero napanze ko twakanika amatangazo tukayashyira buri hamwe umuhanda ku mapoto amatangazo se amatangazo ariko njye kintu mbemerera n'ukuntu nakundana n'umugore nanjye uhuriza abana none bose babaye bose babaye ntabwo amatangazo se yo gucuruza amatabi yo gucuruza inkwavu tugiye kugura urabona izi mpapuro zari mu zisanzwe finda zireba twandikeho ko dutanga akazi hari njyewe kwandika amabaruwa urabisha no ku izina y'uwa mbere mugire tugire tuyitirira izina runaka hanyuma ikintu tuzakora utware niba utwaye impapuro zingahe tugenda tuzigira ute tuzishyira ku mapoto ariko nungutse agatekerezo dushyiraho na nimero ya telefone nivuga ngo none se aho se tuzungukira hehe nyine ahantu tuzungukira dore none ahantu tuzungukira uzajya azamushaka akazi azajya duha ibiceri dore none yandi yitwa ngo ntagagarura reka mvugane none hagiye kuza hazajya ibihumbi 10 nibyo byabananiye nimero y'utanga akazi tuyishyireho twandikeho tuvuge ngo ya bihumbi 20 adasubizwa cyangwa se ibihumbi 10 bidasubizwa mfite igitekerezo reka wumve nushyiraho nimero ikamaraho bakundira no kabaye bakadufata oya reka rero nza no plan B aricyo twita plan A plan B koresha bwa bwenge kajya ngo na kaminuza wizemo koresha bwa bwenge ni wiza ha byari bigoranye bura buzima nako gashize aricyo twita calculation mathematical ubwo mbizanye muri philosophy ariko ivanze nicyo twite imibare uri kumva nabyumvishe niba ari ibyo tugiye kwandika itazo mvuye mu bushomeri mbanye harazo twandikeho ngo dutanga akazi ibintu byabaye dushireho wenda mu nganda muri company ariko nitumentioning umwanya nituvuga ngo uzazaje gukora ibi ngibi sibyo none tute tuvuga ngo wenda upanga tute tuvuga ngo ku muntu wese aremerewe
ari uwarize cyangwa se utarize ko dufite ashobora kuba atarize afite perimetre bati dushaka n'abashoferi dushyireho nimero n'izo nimero ntituzashyiraho amafaranga niko ndi kubyumva uzaribona azaduhamagara azahamagara amapanzi boss uyu urumva ko ati bimeze bite urumva tubaciye amafaranga mbere ntibaza ahubwo ati dufite kazi muzaze mu kizami wenda umunsi uyu n'uyu baze tubahe ikizami bakore umureke tunoze umushinga ahubwo tuyake mu bantu tuzaba twagahaye batsinze muri kubyumva muti umureke tunoze umushinga reka nkwereke nako yari yawuteguye ngere biguyemo ndani arega nibyo mbabwiye niyo mpamvu navuze igitekerezo cyanjye iyo gihuye n'ubwenge bwanyu arega iyi nzu tuyigiramo ibitekerezo byinshi ariko ibitekerezo 20 twungukiyemo uramushinga nubwo twasimbuka haciyemo bibiri nicyo kibazo mfite haciyemo bibiri wageza kure gaskita none iki ngiki ni sawa amafaranga karibuze ni gutyo bipanze naho urumva ntago twahita tuvuga ngo umuntu azaza ngo azazana 10,000 ninde wayazana neza ninde ufite amafaranga ubipanze gutyo ukabishyira ku cyapa twaba twanabyishe byiza cyane noneho mu magambo make twihuse inzu tugomba kuba twabikoreramo ejo ndi hari ahantu nagiye hari mu ntara y'Iburasirazuba vugana n'umuntu waho ko ni inzu nayo nabonye nziza wagiye mu ntara ko harimo abantu benshi yewe iyo ndiyo ntembera nizere ko wagiye mu byaro wari warabisoje se wanagiyeyo cyane oya erega kandi tuvuga nkanjye wasigaye kandi nzi ko mfite abapampe kandi anytime ugomba kugira ute gutaha ngomba kugira ute gushakisha nkavuga ati se ubundi ngiye ku giti cyanjye ndi kubapangira akaye kazi bashobora kuza tugahita dukuramo ikintu bita ibiceri bya bifatika ngiye narazamutse njyayo mvugana n'umuntu masanze ndamubwira ati se nyiri inzu cyangwa nyiri uru rugo arahari arambwira ati nawe hari yagiye hanze none mu kujya hanze ubwo n'igihe asigiye urugo ndamubwira se none ko ari akantu nashakaga namushakiraga byakunda ko njye nawe tugakorana kubera ko kuri konti urabizi y'amafaranga n'ubundi nayo nyafiteho n'ubundi usikana twamusenge umuzigo tujya gukururisha isha ndavuga ati aba bajama batazanavayo bakarinda banyitwaramo inabi kandi nta kintu na kimwe dupfa turi abavandimwe none mpita mukubita inoti y'ibihumbi ndamubwira ati ntwaye 300 imipango nshaka ntabwo yabera hano bita Rwabisharogoto muri wa murenge muri wa murenge wa Nyamvumba ndahazi nahoze se ahantu hari faranga nagize murayibagiwe amaye twado ngaha bona iyo harya rivuriye byapa barabyanditse by'ingimba nditeguye ntubizi koringe wanje karinge wanje erega birateguye ekaje tumbi ibi bintu wabikoze utesha birateguye ariko cyari isongi twebwe areka ese nomero siya ko cyako nawe uri umukene none siko ndi kubona wabipintinze ku ipapuro bita nawe nubwo wize ibintu bya isiti nawe kubona akanya no se ubundi dore nk'iyi boro uzo umuntu nta kibambura akabona hanaza abakitwizeye urabona nk'iyi boro yanjye imeze neza kandi cyatuma akazi ibi bintu iyi boro ryo ubundi iyo wanditsemo aka kampo limited hari oya ni abenshi bavuga ngo ni LTD nago baziko ari limited LTD reka twikubana reka tugiye noneho dore ikintu ngiye kubakorera ndashaka ibi bintu byibuze tubihanika ryari nyuma y'ukwezi tuba turimo turasohoka muri aya mafaranga kwezi sugo kwezi kwa bari kwisha oya cyashatse kuvuga dore cyane dore cyane buri muntu wese kuri nimero zanyu simufite se sizaziyo wawe dufite abizi ko tajya tuva ku murongo mugiye kubona akanyenyeri ngiye gukanda akanyenyeri byibuze tuzayandika ejo yumvise senkani murakora ejo ugomba kwira tubishoje byasa n'ujya kuzishyira senkani urakora ibyo nshaka aho kuremo nayo kurya nyine n'agacupa hari ikibazo ndashaka mu minota mike cyane muhite mukora sawa ahubwo ubwo turabyanzura gusimbuka simbuka tugende pa ako nubundi mugende mu bikurikirane icyo nanga imipango yose dupangira ahangaha hapfa myinshi kandi nitwe dufungwa ariko iyi nshuro akora tugombe wafungwa mugira ikibazo reka mwereke kugira abasore babize inshuti zanjye abapampa tujyane nabo aho byikorere nkanjye wabipanze nanjye ndaguma ncungano hafi nta nawe usigare mu rugo utekere
noneho ntabwo ariwo muba muhaba mujijisha. bro kudahaguruka se no ntabwo muri kureba ibintu byabereye kuri ubu buriri ntabwo ntabwo oya tubanze dukora akazi haguruka tubanze tujye gukora akazi mubikurikirane ngo nasinzira mani wasinzira twagiye mu kazi ugashyikemo sheri karameri usigare ku rugo muri nawe uburyo rega urabona twarishyize hambere harimo intera kandi kuri uyu muhanda umuntu yaza akarisoma neza ishyiraho bigaragare neza ariko ubundi rega none se byagenda gute ubuzima ni ubuzima rega nta kundi kuntu byagenda ushyiraho nyinshi urabona aha ngaha shyiraho no kuri iyo sayida no kuri iyo sayida ariko sha ubushomeri mbanye ahanyagwa igihe wasanga yitayiremo zikarya itangazo ry'akazi ndaritanze ngewe itangazo ry'akazi rero ko tutaragakora umuntu uragasoma se twinjira mu mujyi dore umuntu uragasoma ari kurihutishwa n'iki ahubwo buri umuntu uragasoma aravuga ati aba barakize ati gukora mu ruganda gucuruza amamoto wacuruza n'amamodoka oya n'abafite kategori bemerewe kuza ahubwo baravuga ati abantu baryanditse bari n'abakire abantu none banze ngo ibyo waba warize byo ariko ubundi NB wagakuyesha kohogo wanyuma ubundi se NB bisobanura iki erega reka maze nkubwire kandi umuntu ugiye gutanga akazi ntabwo ubonye na saroye NB bisobanura iki reka maze nkubwire NB oya nakubwiye ngo kandi ngiye gusobanura mwana amaze kugafata igitekerezo cyane iyo gihuye n'ubwenge bwawe nubwo umuvandimwe ubundi rero bihura n'ibi NB bisobanura ngo ni nota bene iki gize gutwe ikitonderwa akira rero niyo mpamvu uri ugomba kugira amafaranga menshi niyo mpamvu mba ngomba gukoresha ubundi iriya jambo niyo mpamvu nababwiraga ngo turi rutangaza rimwe dukomeza twinjira mu mujyi twebwe twinjirira umujyi twakomeje ahubwo
si umutwe kuri kundya koko akazi kabaye kenshi na shana yari gutinda ubugenere ni cyangaha ntabwo ubona ko nshaka gutaha koko kamuhamagare shani yawe ugeze he abo bakiriya bareke cyangwa njye nitahe he umudu wabangutse mana umutwe uri kunyirira pe banguka cyangwa ngusige ubwo ufite uko urabwira mu rugo Ego kiriya ego ngwino wegere Koma ufite imyenda myiza so ubundi uri guhendara oya uko biri nshakana na kwambika inkweto oya inkweto yo nayo nshaka agapira ndibona ko neza ntaribi ufite gahagaze angahe ufite gahunda cyangwa nta gahunda ufite so ubundi kubaje nta gahunda mfite wewe ubona ari ke 30 kumva uri kwifuza wowe ntago ari 30 ngira guca menshi pe ufite angahe bitanu yonyine oya sana 27,250 rero cyari kwifuza ubwo tuzagura ubutaha pe gamu 27 atari keza n'akigagese nanga yeho nemera nawe ndakwemera amace yakoze nangahe rwose 70 abasha njya kanywa agapira kagwe tuzagura ubutaha oya Mama 20,250 na 20. Senga sinagwaye me. Oya hari gihe wama kuri phone bagakata. Gira. Bakakata. Veni sayo. 70 kiriya. Oya. Mu mafaranga. Amafaranga yo uracyari kugira pe. Niba senkano yanze reka nirebere mu myenda yawe. Oya. Kapera kari keza. Turagira ariko nase. Oya fatire nakagakwita. 65,550. 65,550. Ayo mafaranga aba mu mafaranga nigendere. Mva rero aka gakoti ko ndaruzi wagira ngo niko nashakaga imyaka tere nakagapira murebe ngaho mbwira aka gakoti ko nanga utampenze rero 17 bive mu nzu bitatu bana ske ndaguha bitatu urayemera ntuyemera yafate bana pu 500 shishiro senyise winenza ni bitatu pu shiraho nari mbwira nimero 0,9 0,21 8,7 neza amazina ni Eric okay Eric Bizimana wayabonye nayabonye sawa urakoze kiriya angiye tuzagura ubutandi kubona uri guhenda ndo mereza 10,000 oya wihagazeho cyane pe wihagazeho 75 ahubwo naguswe n'amafaranga yabuze ubona gahunda ufite ubona nagiye hano hantu magiriye umugisha pe utabaho mu buzima no mu maraso nagakindebara ako narize da tangazo ry'akazi kanze ndebe da wasanga Imana irokoye tangazo ry'akazi dukeneye abantu 200 gukora mu ruganda punda umuzungu zaye gucuruza amamodoka apu icyo cyiciro cyanjye gucuruza amamoto apu gategure iyi modoka ni ya moto 078555 7 3080 umugisha mbega umugisha yego boss urakomeye ngewe umuntu uhamagaye mbonye icyapa ariko nyine mfite ibi inyigisho byose nyine amashuri narashoje
kaminuza nayo ndayifite. Ariko mbonye uburyo itangazo nyine mbonamo harimo ibyo nyine n'ibyo nigiye kajyanye n'ibyo nize, mfite kategori, imodoka nayitwara na moto nayitwara, ariko ndi n'umuzunguzayi ariko kumbera byombi ndahaza. Ni sawa. Okay, ngiye kugushakira n'abandi nabonye mushaka nka 200, mfite abandi bashomeri nk'igitanu. Kanze mpamagare n'abandi. Tugenda ariko Reka manze tumesha itangazo ry'akazi, ariko nawe uri kugenda ntabwo uzi ko ndi umushomeri. Ahubwo birisa biri kuvuga iki? dukeneye abakozi 200 tubangana. Ushaka akazi gukora mu ruganda, gukora muri kampani. Iyi kampani ni ya gucuruza amamodoka. Nose gutari kuyimbwira. Kampani ntabwo yo kwiyemba no gutwara amakamyo. Genda akora mu ruganda. Ariko karindwi handitsanga ibyo ushaka byose. Sibashobora kuba nanjye bamakazi. Ubakaguha ko nuko bana ndi kumva uri kuncushubikanya ngo tugende. Ufite akahe kazi ujya gukora nimugoroba? Ntabwo ndya. Reka nihamagarire. Nimba ujya gukora nimugoroba birakureba, cyangwa ushaka gukora kakandi ko bajya bakora nimugoroba. 785 730 80. Hanjye numva. Ya mbere. Si mfite amantera. Ngo wahiye. Si waretse ngamaze kwiterekera akazi. Gusikota ariko dufata. Allo? Mwiriwe neza. Soba. Twiriwe neza twebwe turashima Imana. Noneho twatubonye itangazo ku muhanda. N'ahantu twari tunyuze tubona itangazo, tubona nyine harimo akazi natwe twashobora kuko twarize kandi tubonye ko hari akazi gakomba kubona. Hari n'umukobwa. Noneho twebwe turifuza akazi, tubonye nimero tavuga reka tubahamagaye, turifuza ko mwaturangira ahantu mukora tukazabasura cyangwa nimba hari ubundi buryo twabikoramo. Okay, aho ndahazi nta kibazo. Ku munsi wo kwa kane. Okay, nta kibazo ubwo ku munsi wo kwa kane saa moya cyane saa 2. Mu masaa 3. Okay, nta kibazo murakoze. Tuzahagera muri ayo masaa kandi murakoze cyane pe. Sawa. Singa uri murashya mu biki. Si wari umbwiye ngo dukomeze tugende. Uri kujya uzakira ngiye nsigare. Wanegereje. Aya rwose naba watinze ubiswe yuko Ngaho basi nari wakoze kundengera sibyo gapanda. umeze ute? Ndaharika akazi k'uyu munsi karembya umurye pe. Shangiye n'umutwe wamushe watinze, noneho muri gare ku modoka ziba ziri kuvuga ibiki n'ibisakuriza, noneho umweyo uba wanyishe umugongo, noneho waracitse. Ariko mutwe we n'ubundi urasanzwe ntabwo byantungura. Ariko waguze ikinini. Nakiguze ndakinywera mu rugo. Kebwa wakiguze narebe. Ibintu ni umutekano.
muri kugenda mwinyonga mwigize na ubundi mufite akazi turagafite muri se mwebwe mufite akaye mbere ko mujya banga abantu nta kazi bafite ase bihorere muri kugenda mwinyonze ukora icyaje ntabwo siko nkubura muri gare wowe ukora iki se mbere kujya kunenga ikintu umuntu akora wowe nyine wowe ukora iki aba bantu barabizira ntabwo babizi reka mbanze nkubaze no reka mbanze mbabwire ubwo mwize za kaminuza ngo mwize hara hirya do batanze itangazo ku bantu bose itangazo arivuye aho ku muntu yabatari uzi ko bavuga ngo ku muntu we baba manager harije waba utari bakubura mu mihanda twabonye ara hirya rero hari itangazo riravuga hakenewe abakozi 200 umvishije urukumva rero nabo ngabo bose mukorana mu mihanda sinzi niba mujya mutoragura imineke nubwo mwarize ariko hari abakeneye abantu 200 umvishije abo gukora mu ruganda ese ubundi kubabwira iki oya tubwire tubimenye kandi muri kugenda mwinyonga erega kwinyonga si ikibazo gukora mu ruganda umvishije gukora mu ruganda umvishije no gutwara amamodoka sibyo na no gutwara amamoto umvishije mbese n'utuzi twinshi njyewe twone twabasha gufata mutwe akora ko njye nose nimajana nawe konabure karimo se konabure se uri konabure we ariko mfite kaminuza yanjye ndabyemera kubona abakonabure nanjye rero mfite nuze genda ugerageze amahirwe natwe niyo mpamvu tubahagaritse hano kugira ngo mugende mugerageze ayo mahirwe murebe akira rate ahubwo ngereka mbabwire mume nimero yabo ba oya nimero nose uraka kazi ukora muri salon kubukonabure urenda kuzaje konabura mu kujya kudepoza bakama interview nayitsinda kuri kwi yumvisha akazi yumva rete nukuye kimutekereza ko kuba umuntu akora muri salon cyangwa akora mu isoko uri kundeba mukubuza okay nacho oja wamara ikintu byenda byo gushaka reka tubahene imara telefone yawe reka tubahene rero mwebwe muri twebwe tujye kwigerageza namwe mugerageze ako muzagura kantu ibyo na akira ubu se ni gute naba nangije kwinjira mu kazi kuri kiko imyasira amakuru kabumaze kuyama yatunayo wajyanga arahita kabona mwebwe ni muhime nta kibazo nje mbihamagarire negeragere zaranzkwandikira nta mwuka mfite wo kwirirwa ntacyo bitwaye icyo nshaka ni nimero ibindi ntacyo bintwaye ibyo birahagije ikimwisuye nta no kuvuga sojya mvuga iki ariko gukora mu muhanda namwe gukora mu ki ibaze kuba uri gufata mugenzi ukamuninura ntabwo wamubwira ikintu wagira ngo isi yose ni iyanyu kaminuza okay mugenda mugerageze twebwe twimashina akazi twakabona kubera isi undi mwebwe akazi dukora twigendere sawa nari urubyiruko rw'iki gihe kuba umuntu akubura mu muhanda undi akabasuka ikibazo n'ibyo byose kiri mani ubundi reka nkubwire bari abakobwa ntabwo bazi nk'abareba ndi bamugana bakora akazi ka nijoro ariko uzi ko wasanga ari mva karaba nk'ukuntu uriya mukobwa imisatsi yiwe yari umva se mubwa mwana reka duhamagare kumve ko biri burye mwana umva bahamagare twumve kamanze mbahamagare ariko shamana bega abana ceceka bagiye ko ceceka sikajya kwitaba baritabye nise kuri kujya kuko allo muraho nikuwe neza twatuba itangazo ry'akazi iswasi oya nyine siro ubwo nyine nukuze umuntu yitwaye iki numero wamaye umunye yadufasha karahari mwana kashishwe kurangiye ukuwa kane tone nukuzinduka kare nisomba kubundi sare tukagenda kwaza icyumba byo kudepoza ubundi amazi aho muzajya muyakora sinahabonye twahabonye hari ukase gutya twahabonye tubanze twumvikane igire vuba ibintu byanyu mubikora hakiri kare niba niba ari n'inama muze imbere kandi muze kwikoreshereza mumare
ko mukuru boss nawe ariko mukuru waramutse hageze ibya mbere ibibazo oya utagira ikibazo ni amasaha abiri nta kibazo kandi nabo twavuye ku isaha twavuye ku isaha ntabwo twavuye ku isaha hagati ya saa kubariza igendura n'amafaranga yayo narayamaze kandi ntabwo byatuma ndeka aka kazi oya twereke we nta kibazo uze nakimbereka uzajya mubica ikibazo ibizami birahari wowe ntukajya ugira ikibazo ukagira ikibazo wewe nyine mwebwe hari ibintu bya televiziyo muri buze gukenera se oya ntabwo tubikenera rwose nyine mwe murabona aha ngaha ni nko mu rugo nyine tu ubwo tuba twakoze biriya bintu amafaranga ni mabi nyine mwebwe mugabanye mu by'ubujangwe ariko nyine muze kugerageza mwitobe oya nta kibazo we reka tegura ibintu byacu nta kibazo hanyuma ukuntu ugiye kugenda sibyo barabona ko iyi ntebe ariyo nini baraza bicara sibyo turabaha amawayiza bitangiye gukora ibizamini bifite igene rero bihereza byose birasa nta bintu birimo bigiye none uri mu none rero mbe santere y'ibi bizamini hari ikibazo sinjyewe ufite akenge kurusha tuyizere kurusha banategura abantu bategura aba aribo bikoresha n'ubundi bakoresha ahubwo jama vayo ujya kuri gate ubatangire ubarangire ubatwinjiriza hari ikibazo nta kibazo okay mwimutegura rero ibindi mutegura sawa twese bimeze nje gushaka akazi heza aha ngaha barambwira mwese bamwe mbona bazanga nawe ubarimo baje se ubwo bagiye oya uretse mbanze mbabaze niba nawe byakunda Muriga tuvugije ukuri muri narinze kubaza bosi ukuntu nyine mwunjye amazanye nagama mani ahubwo bro ndiko nawe utarize mfashe wizoge ukanga ari kuza abantu bize mani b'abasirimu nese umuntu waba urimo muri abo ngabo mani je narize none kugira none se bro umva nyine wenda tereke twubahane niba uzi ko ibintu biranga bitakuri kuko ntabwo usa nabyo ntabwo wize wamfasha kwisohokera twiga nyine twiga duterana amagambo oya nje narize pe oya wena nubu mfite n'ikibaka uyazi ibyo wivuga ngo niyo baga mani nawe ubwawe nyine tu nje narize mani kuri ID yanjye ariko nyine twumvikana amfasha kwisohokera pa ahubwo batananga akazi none ntagiri reka rero duhamagare boss cyangwa umuhamagare ya niwe ukomeje kubwibwira sibyo ngiye numvaga ugiye guhita wisohokera tu ngiye numvaga wayibye niba mvuye ngeze arangahita nigarukira akazi shaka icyo reka uguma baze muri ahubwo gira vuba ndi kugira gira vuba
none se Ujya mwana? bitanu Ujya boss nawe ndebe. bigenze bite se none Do. Uyu muniga nawe ngaje mu ahanga. Nawe muri kumwe mu bantu bari buzangaje yene nanze ko yinjira. umeze neza amakuru nyakubahwa nawe waje mu ufite gahunda bagiye gukora ibizami okay nta kibazo reka nawe arimwe mu bacu Ariko abantu arimwe bari aho ngaho abantu komeza aho ngaho umusaza ntitwakwishyuye se Imana ko mwaranyishe. reka bariya n'abakiriya bacu baje abantu tugiye kubahereza akazi Iganga dukunze kubona ibisambo byinshi. Ntabwo ubona umuntu nkuriya. Eh, Yinjira niba abantu bose bagareka wari ufite ikibazo Cyozo utakigira. nihaza n'abandi ubareke byose twaguhaye amafaranga se ushaka n'andi se Fasha amasaha abiri yenda kurangira. okay sawa mwaramutse nanone umusore ko wakuyemo inkweto ambara nta kibazo hanyuma amakuru yanyu njye rero muri kuvuga nitwa Gakwaya abandi se bari hehe bari wasi inyuma aha njye rero nitwa Gakwaya ndi mu bantu mugiye gukorana bagiye kohereza ibizamini byo gukora narangije amashuri makuru n'aya kaminuza nize ibijyanye n'amateka hanyuma kugira ngo dutangire tuziranye ndabanza mbereke timu tugiye gukorana tubahiriza ibizamini itangazo mwararasomye mwakoze kuza arajya bibwira izina n'ibyo yize kuri kaminuza kugira ngo dutangire vuba hanyuma dusoze hakiri kare si mwiteguye kubona akazi se cyangwa mwaje mufite ibindi bintu mukora okay aha turahera hariya ku ruhande abibwiye n'icyo yize kuri kaminuza dukomeze yamuraho amazina yanjye bahita Tuyizere Viateur nabishimiye nubwo ndi kubona muri bakeya ariko ni byiza narangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza ndi neza ubumenyi ngiro nyine n'ubushoramari byose ndirimo byose yitwa nde Tuyizere muraza kubana uragenda bahereza ibizamini mu bintu byinshi turakorana dukomeze hagati okay murakoze okay mbere na mbere kamaze mashimire mwakoze kwitabira nanjye mu magambo make nitwa Alex nkaba ndi umushoramari mukuru tudatinze yakomeza ntabwo rero abantu turaza gusanga mwarize ibintu bijyanye n'amabizinesi ku mashuri yanyu bitewe n'ibyiciro mwizemo muraza kuba muri korana n'uyu nguyu ku ruhande nawe nabibwire n'icyo yize hanyuma dukomeze murakoze nitwa Kariza nkaba narize ubuvanganzo kugira ngo mwese mwabaye hari Kariza hari Alex hari na Tuyizere hari na Gakwaya sibyo kugira ngo mwisanzure muze mu ikizamini cy'akazi si ibintu bisanzwe ibizamini byose mwakoze hanyuma turahera ku ruhande witwa nde wageze mu wakangahe njye nitwa Eric nkaba narashoje naragarukiye senior 2 wagarukiye senior 2 mo hagati mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe nakoraga akazi k'umumotari mbona biranze njya mu buzunguzayi nibyo niko kazi nakoraga umuzunguzayi ufite kategori ndayifite ufite iye A na B kandi dushaka abashoferi ariko uyu nguyu ufite B azajya dutwara birumvikana hanyuma ariko yatsinze ikizamini hagati witwa nde mushi wacu murakoze nitwa Shaniye nize kaminuza narayishoje icyiciro cya kane cya kaminuza nize icungamutungo Shaniye musanzwe wari usanzwe ukora iki nakoraga muri salo ibintu bijyanye gusuka guca inzara hanyuma mushiki wacu we witwa njye nitwa Gift nashoje kaminuza nize ibintu bijyanye n'ubworozi hanyuma muze musanzwe wakoraga njye nakuburaga muri gare mushiki wacu witwa ducunguze uburyo umwete ni amazina kugira ngo mujye no mu bindi tubeze ibizami mugire vuba njye nitwa Reyina nasoje
amashuri abanza 6. wagarikiye muri segonderi Ego. uzasanzwe wakoraga iki? Njyewe najyaga kubyinira abantu bantumiraga. wabyinaga mu mashuri asanzwe? Ego. Okay. Musore wowe? Njyewe nitwa Mugabo. Nanjye nashore sinzi ariko nize TVET. Wize TVET. Wizemo iki wowe? Nize ubwubatsi. Uzi kubaka? Nzi kubaka. Okay. Wize ibintu byiza kwanza. Aha. Hanyuma rero ngira ngo mwamaze kwisanzura. Hari ikibazo? Ntacyo. Ibizami hano dufite ntabwo ari ukwandika, baraza kubahereza ibipapuro biraza kubafasha bamanze babahereze mbasobanurira byihuse. Hanyuma rero twamaze kumenyana, siko bimeze. Igikurikiyeho Tuyizere agiye kubahereza ibizamini, ariko uko bimeze turabahereza umwe ikizami kuri umwe ku wundi, araba afite ibye bitandukanye n'ibyundi. Si ukwandika gusubiza, ni ugusoma. Haraza kugeraho igihe buri muntu cyo tumubaza ibyo yasomye. Turi kumvikana? Rero musome, mufite iminota 20 yo kuba mwasomye. Tuyizere wabahereza. Ni ugusoma nyuma ndibubaze rero ndizera neza ko mukoresha inkweto no kuvana ntabwo ari ibintu bigoranye nimumara kubona ibyo muhitamo muri ibyo ngibyo. Wumva ufitiye ubushobozi nyine, imbaraga z'ibyo bintu. Sawa. Musome mwebwe tu iminota 20, sibyo? Kandi ikizami cyatangiye. Hanyuma Tuyizere. Tuyizere. Babe yumve. Umva Jean. Ya naryo niko witwa. Yes. Aka gatebe kajya gafata kadushyira. Tugiye ku kizami bita interview. Warize? Ibyo nize ni iby'akazi nkora. Okay. Ibyo ntibihagije kumva ikintu najya nikora. Bize. Hanyuma buri muntu mwakiye ibipapuro, wasi igipapuro mu bwirazi. Tuguhamagara uhereza ubundi. Sibyo amva ziterwana. Amajambo wako waba wiheje rero ibyo twagushakiraga byarangiye. Urundi mafaranga. Bose bafite bakoze kakara kabyina. Umuntu yakihengeka. Sore yanakihengeka. Zamuru wa mbere. Zamuru wa mbere. Marere. Amashuri yawe uzi ko ntayo. Nawe ubona sibyo? Rero ngiye kubabaza. Cyane. Murasa nkaho mujijisha nkaho muri kubakubita ikintu cyita amanota. Sibyo? Ako. Tuyizere. Tuyizere. Ugiye kohereza uwa mbere. Sibyo? Cyongereza cyakivuga mushuti wanjye ko mu gihode katwumve aho ari gumoninga. Twasoma ariko yaguze jambo wihengereza, urahengereza uri kureba iki? Twakwishyuye ubundi ikihe kibazo? Genda petit jambo we bari minota. Jambo hari ikibazo? Oya ntacyo. Bari minota. Okay. Uwa mbere naze.
wakwicara. Musore umeze ute? Meze neza. Wowe witwa Eric? Reba ndi ku mwanya wa mbere. Eric umeze neza? Meze neza. Hanyuma wavuze ko wize? Yize secondaire senior 2 niho gari senior 2 n'igice. Hanyuma wavuze ko ufite perimi yego. None se iyo ugiye gukata ibumoso uri ku kinyabiziga inyuma hari ikinyabiziga cy'ikinyamitende wajya gukata iburyo ukahora n'igare inyuma y'igare hari ingorofani uri kumva ingorofani yari yakase gutya kuri rifani urakata usubira inyuma ujya mu buryo ujyagana hehe iyo bikuri imbere ubasha kuba watwara gake byabana ngombwa ugahagarara ugategereza ko ibinyabiziga biri imbere bigenda. Hanyuma iyo rifani hetse nk'ubwatsi cyangwa ifumbire igenda igwa mu muhanda igaca nko ku bapolisi wowe uri umumotari uri inyuma y'abapolisi ubigenza ute? Urahagarara ko byaguteza impanuka. Eric urakoze urakoze. Hanyuma ikibazo cya nyuma umunsi wa mbere ujya gufata perimi wari mwarayihuriye iki niba wibuka mwari iki iryo joro? Icyo gihe nafashe perime mu kwa kane igihe umushogoro wari uhari twatetse umushogoro n'imyumbati. Okay, sawa wasubirayo tubwira urundi aze kerekane ni karibu icara. Wiriwe neza nanone? Witwa rya nde? Shani. Ndi kubona warasoje kaminuza wize ibijyanye n'icungamutungo yego. Hanyuma Shani urupapuro twabahaye wasoma? Yego nasoma. Hanyuma mufite hano ibibazo bibiri. Icya mbere nicyo mu Cyongereza cyangwa nicyo mu Kinyarwanda. Kumva? Ariko icyo mu Cyongereza Biko kitari cyaza neza reka byose tugiye mu Kinyarwanda. Sije bikorohera, siko ari mumva cyane. Oya nta kibazo. Hanyuma Shani. Mama wawe aguhaye ibiro 20 by'ibishyimbo. Ikiro kigura 1000. Ngo ujye kubigurisha. Byava mangahe? 20 se. Aha. Hanyuma Shania. Iyo aho tujya ngo uzadukorere ni muri kampani. Usagicunga binjira n'abasokonda n'urugero wenda akazi wakabonye. Hakaza umuzungu. Kumva umuzungu ashaka kugura ibishyimbo wenda ni kampani we itunganya ibishyimbo. Umuzungu akazana n'umunyarwanda. Turi kugendana umuzungu afite 1000 cy'amanyarwanda. Umunyarwanda afite 1000 cy'amadolari. Turi kugendana uri kugenda yumva neza. Wakwakira ndende. Umuzungu afite amanyarwanda. 1000 cy'amanyarwanda. Umunyarwanda afite 1000 cy'amadolari. Wakwakira ndende. Uw'amadolari. Wakwakira uw'amadolari. Aha. Ikibazo cya nyuma rero tukoreye kugenda. Ikibazo cya nyuma watubwiye ko witwa Shani. Ufite imyaka? 26. Urakoze cyane. Wagenda ukatubwira urundi. Murakoze. Tuyizere undi. Haza babiri icyarimwe. Karibu wakwicara. Nawe vayo. N'ubundi wize? Wize TV. Vanga ibintu byo kubaka urabizi. Ari ngombwa ko wicara se? Kizami cyawe ni Witwa ryawe? Reina. Witwa Reina? Ari abasoje segonderi mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu warasoje. Warasanzwe ubyina hosting abantu. Hanyuma iyo hosting abantu ukora iki kugira ngo baseke? Urugero? Mbanirekuye? Gute?
kwirekura rega gute dukora gute nyenze imbere nkabyina icyambere mbanza nkambara gute ukabyina gute hari ibintu bita theory and practice uri kutubwira theory dushaka practice gute ukabyina gute kujya wirekuye ngengo ndazuka gute ikibazo bihe aha sa nkaho ubyina uhindukiramo ngengo ndazuka gute gute hindukiramo wakisubirayo urakoze icara bitesha meze neza kuri guseka nishimye kubera ko ngiye kubona akazi uzi neza ko uratsinda ikizami itafari rya rukarakara riri ku biro bingahe itafari rya rukarakara 2 n'igice hari rifite 40 kuri 18 hari n'igira 20 hanyuma inzu y'amabati jya uvuga amagambo makeya inzu y'amabati 20 yubakishwa n'amatafari angahe ni etaje se abandi baba barize mu bundi buzima busanzwe uretse kubaka wakora iki usibye kubaka wakwiye wakora usibye kubaka nakora nko mu ruganda wakora ukoramo iki mu ruganda byaterwa n'akazi karimo washoboramo iki byaterwa n'akazi uruganda rukora udukingirizo urumva wakoramo iki ugashyiraho ubwawe ubikoreye ubuki bumwe bita bumwe bukwege wadupakira cyangwa udukingirizo uratuzi se sawa urakoze cyane ayo yavuze ko witwa sawa ngaho urakoze subiramo tuyizere vayo aha sister wakwisubira hariya mu nzu turabahamagara sibyo sawa twizera tureba kuko umuntu buri muntu turamucijana ijana barayaduha n'ahantu hari amafaranga ndageze mbapfa sasa rero hari ikivavamana umusema habaye ntabwo yarenze manzi none turakora buri jese mani mubare mugire vamani ibintu byanjye kandi dusoje uyu ko wamaze kuzinga bro yaje igihe tuteze kandi we reka turasoje hako twamugura n'agacupa twamugura n'agacupa twanakagura hari n'ubwo tuzinga Nese twagize abashitsi sinabimenya. Imodoka wayo isukuna y'ipitwa. nayogeje Ampaye karamu. Ampaye nka karamu. Abahungu bose twariganye ubwo se. Abade. Bise karamu hagufunguye ryari mwa. Mbonye filmu shaka kabiri kari kuza. Doraregisi. Ayayayay sha. Kuntu akwepaga modire sha. Karabyigushe bambe bupfa. Kiyizera. Hagiye musura abantu mwana bateguye. Mwari muje kundeba cyangwa muri bikuragara frere. Patrobwo mwe mugana akanje kureba imodoka. Wayiparika no ku muhanda ukayisohora mu gipangu. Twari twabasuye nyine bisanzwe biraho nyine ko. Ese ko mutambwiye cyangwa mubwire gara frere. Ese mutuye hano hafi? Aha ni kwa gara frere. Niko kara. Bwira. Oya none se akavuri nahagaragwa nta kibazo. Ubwo rero n'utuntu twari turimo reka dukomeze. None se bagufunguye ryari? Abantu inshuti zanjye twiganye mwese mwaje mu ngo ndebera Regisi. Regisi ukuntu bagwanyuma. Jamba kumbura n'ukuri. None ndebera umukobwa. Hasi umukobwa. Agacagira karashe bahungu. Ati yizere mwana. Kusanyire. Mbakumbure turavugana ariko wakanga iki ubiki uvuga ryari oya kana nagasitori yateraga
hanyuma ubwo tujye kubabwira amanota ni ibintu byo guserereza gusa ni ibintu byo guserereza wabaye wa mbere akazi wake wewe uzakora mu Rwanda ubuzunguzayi kari bumbereye kujya bro ko numva muri kwateza akajagari mwe musohoke Jama vaya hano hagarara ahangaha ibintu rero byaje mama Jama bite nese udukoreye ibi shyira ahangaha nese namuri ibisambo ibisambo nini Ese mushaka kunkanga bakasi omaye oya da fata sha fata ubukristo wagiye kuzinyuza nagiye amakasi ndakasa